mu bwenge mu bwenge kandi bukomeye ku muntu uri kubaha Imana burya nta kintu kijya gipfa kumutsinda hadashyizweho itegeko n'umuntu ari we wese ubwe agira amahirwe n'amahoro ashobora kubona undi wese atabasha kubona ariko bivuye ko yemeye kuyoborwa n'Imana kandi icyo nicyo dukeneye nicyo kintu dukeneye muri iyi minsi ya none Imana rero idufashe kugira ngo tubibashe ntabwo twabyishoboza njye uyu munsi ndabwiriza ubutumwa ariko ntashatse imbaraga ziva ku Mana nanjye ubwanjye nasigara ariko icyo dukeneye ni ukwiyungamo imbaraga uko bukeye uko bwije mu ijambo ry'Imana mu Baheburayo mu gice cyaho cya gatatu ku murongo wa 12 havuze amagambo akomeye haranditse ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nkuko benshi bayinangiye mu gihe cyo kurakaza Uwiteka mu butayu aho ni ku murongo waho wa 7 n'8 ugeze ku murongo wa 12 hakavuga ngo uyu muhugurane uyu mbicitwa uyu munsi hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha ngo kandi hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizeye umutera kwimura Imana ihoraho igihe umuntu yamaze kwimura Imana rero muri we ahura n'ingorane uyu munsi ukomeje hepfo aravuga ngo kuko twahindutse abafatanyije Kristo niba dukomeza ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomeze bikure kugera ku mperuka niki dukeneye dukeneye kuba twarakijijwe tukaguma dukijijwe kugera ubwo Kristo azaza Imana izabidufasha niki kizakurengera kuri uwo munsi ntabwo dutinda kuko uyu munsi niba ari uwawe wo kumva Imana igusure kandi kumvisha ibyayo kugira ngo bisobanukirwe kandi bigenderemo kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose mbese uyu munsi ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana uwo urifata ute rikumariye iki mu buzima bwawe bwa buri munsi mbese rikwigisha iki mbese rigutunganya iki mbese rikwemeza ibyaha byawe mbese rigutunganyiriza gukiranuka mbese uyu munsi nagutunganya kugira ngo ukore imirimo myiza cyangwa wowe ubwawe waba waramenye Imana waba waramenye Imana kandi ukaba uba mu murimo wayo ariko udafite itandukaniro n'utaramenya Imana mbese urakora imirimo myiza niba ijambo ry'Imana wamenye rikaguhesha gukizwa no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza rigufasha uyu munsi rigufasha kugira ngo ukore imirimo myiza aricyo ryaziye kuri wowe rikaba rigufasha kukwemeza ko waguye mu bitagira umumaro kugira ngo wihane uyu munsi wowe urifata ute niyo mpamvu muri Timoteyo hakomeje kutubwira ngo baziziba amatwi ngo batumva ukuri bazishakira abigisha bahuje n'irari ryabo hari abantu benshi bari mu matorero bamaze gutakaza umwimerere wabo ahubwo basigaye bumva batagishaka kuba muri iryo torero kuko ribabuza ibi n'ibi bamwe bakaba bagikunze iby'isi ariko itorero rikaba rifite uburyo ribigisha rikababwiriza ubutumwa bwiza bubabuza kuba muri bya bindi agasanga arabangamiwe bikamutera gushaka abigisha bahuje n'irari rye batari bubashe kumubuza kwambara ubusa batari bubashe kumubuza kwitwara uko yishakiye batari bubashe kumubuza kuba mu bitagira umumaro bya bindi Imana yanga uyu munsi nta muntu n'umwe Imana yanga ahubwo ngo Imana ikunda abantu bakira abanyabyaha kugira ngo igituma Imana ikibihanganiye ngo yihanganye ndetse ikabiretse kugira ngo hatagira n'umwe wasigara uyu munsi birashoboka ko waba warasayishije warabaye mu byaha warabaye mu byangwa n'amaso y'Imana warakoze ibibi byinshi ariko ntarirarenga kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi turacyari mu gihe cy'ubuntu bwa Kristo turacyari mu gihe cy'umuntu abasha kwihana akumva n'Imana atabanje gutamba igitambo cyangwa ngo agire ikindi kinasabwa cy'ikiguzi ahubwo tubiheshejwe no kwizera gusa Imana yazuye Kristo mu bapfuye rero Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane tugiye gusoza aha tugiye gusoreza ni ku murongo wa 5 n'ubundi haratubwiye ngo ariko weho wirinde muri byose ngo wemere kurengana ukora umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza usohoze umurimo wawe wo kukugabura iby'Imana cyane cyane uyu munsi
nabwirizaga kuri iri jambo, navugaga kuri ibi byanditswe ngerageza kubwira buri muntu uwo ari we wese, ariko cyane cyane abamaze kumenya Imana by'ukuri, ndetse nawe waba warasubiye inyuma ngo wongere wigaruremo imbaraga, usabe Mwuka Wera kuzuza imbaraga, wongere umenye icyo ukwiriye gukora. Ngo ariko wehoho wemere kurengana kugira ngo ugabure umurimo mwiza, cyangwa se ugabure ukora umurimo wawe neza w'ubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Ni iki dukeneye uyu munsi? Uyu munsi nge nawe icyo dukeneye nta kindi ni ukwemerera Imana kugira ngo ituyobore nk'uko twabyemeye umunsi wa mbere twakizwaga. Iyo umuntu agiye gutera intambwe yo gukizwa, akenshi wemera kureka ibyo wakundaga kubera ko wamaze kubona ikindi kintu cyiza. Nibaza ko uzi neza inyungu y'agakiza n'icyatumye ufata icyemezo cyo gukizwa, cyari inyungu nziza wari umaze kubonamo rwose, yari gufitiye umumaro. Rero reka gusubira inyuma cyangwa gucibwa intege n'igihe tugezemo cyo mu minsi y'imperuka, ko ijambo ryatubwiye ngo ni ubuhenebere butewe ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ni iki kibayeho rero? Ni uko ibihe tugezemo biratugora cyane, bikaduhata, ndetse bamwe bikabagusha, bikabatera gusubira inyuma. Ariko twe kunamurwa n'ibyo, ngo ahubwo weho wemere kurengana. Kurengana ni ukuhe rero? Ni igihe ibyo bihe bibaye bibi ariko ukemera kubibamo kugira ngo urengane, cyangwa se wihangane ubashe kugabura neza iby'Imana, cyangwa se wihangane uhagarare mu ivugabutumwa, uhagarare mu ijambo ry'Imana, uhagarare wubashye Imana, kugira ngo ahari uyu munsi Kristo agarutse, cyangwa ubwo Imana izabije guciraho iteka abazima n'abapfuye nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana, izasange uri maso kandi ufite ibigukwiriye byose. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Tugiye gusoza ku bantu tumaze iminsi tubana mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko hari icyo umaze guteraho intambwe. Twabonye intambwe umukristo ashobora kubasha gutera, intambwe yo kwizera, gukizwa ndetse n'agakiza. Iyo umuntu amaze kwemera neza akanoga, akamara kubona ko yari ari mu nzira itariyo, arizera, yamara kwizera akakira agakiza, ndetse yamara kwakira agakiza akakira Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana ikabana nawe muri we. Kandi Imana nta handi itura mu byicaro wayihaye, ari byo biri mu mutima wawe. Uyu munsi niwamara gutsindwa n'ijambo ry'Imana, wongere wigaruremo nk'uko twasomye muri iri jambo, muri uyu murongo waho wa mbere mu gice cya 4 cy'urwandiko rwa Timoteyo wa 2. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Tugiye gusoza. Birashoboka ko waba uri umuvugabutumwa, uri kugabura iby'Imana, ariko muri iyi minsi ukaba uri kugabura ibijyanye n'ibyo wowe n'ibijyanye n'irari ryawe, bigatuma hari abagukurikiye nyamara bazi ko bakurikiye ijambo ry'Imana, ariko bakurikiye ibyo uri kubagaburira bidakwiriye, kandi nyamara wibwiraga kuri mu nzira nzima. Wongera wisuzume urebe ko uri kugaburira abantu ibikwiriye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu. Uyu munsi uzabeshaho byose, cyangwa se uzaza guciraho iteka abazima n'abapfuye. Uyu munsi ni nge nawe twaba turi mu kugaburira iby'Imana, twese tukibwira ko tugabura bimwe, ariko nyamara tukazisanga twarasigaye inyuma, nk'uko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 ku murongo wa 23 havuga ngo tunyure mu irembo rifunganye. Ugeze hepfo ku murongo wa 25 hakavuga ngo benshi bazabaza kuri uwo munsi ngo mwami ntitwagukoreye mu izina ryawe, ngo ariko nanjye nzaberurira mbabwira ngo sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ni iki kizatuma Imana ibwira umuntu wayikoreye ngo mve imbere wa nkozi z'ibibi y'ikibiwe? Ni uko uzaba warakoze ibyiza hanyuma ukabiherekeresha ibibi. Ibyo bizatuma Imana ikurakarira kandi igufate nk'aho itigeze kukumenya. Ariko uyu munsi niwagabura iby'Imana neza, niwatanga ibikwiriye, uzakomera kubw'ibyo wagabuye, kandi nabo wagaburiye bazakomera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bazahindurira benshi kugukiranuka, abo bazaka nk'inyenyeri, kandi bazambikwa amakamba y'imirimo myiza bakoze. Nta kindi Imana yaduhamagariye ni ugukora imirimo myiza, nta n'undi mugambi w'Imana, ni ukuyiramya no kwihimbaza no gukorera imirimo myiza. Turasoje, reka dusenge Imana. Mbere ko dusenga Imana, birashoboka ko we waba utarigeze wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba utarakizwa. Uyu munsi niwa ushaka kugira ngo ubone amahoro, naho ijuru ryaba ritariho nk'uko bamwe babyibwira, uyu munsi abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi bafite amahoro. Ubaho mu mahoro iyo ubanye n'Imana, ubaho mu mahoro iyo wizera Imana kandi ukayubaha, bituma uhora ni umunezero. Abisi bakibwira ngo wowe uratunze, ariko nta kindi uba utunze, ni amahoro gusa uba utunze ava mu buntu bw'Imana kandi ava mu rukundo Imana idukunda.
ndakwingingira kugira ngo niba utaranakizwa ushakishe uburyo wakora imirimo myiza, ukareka ibitagira umumaro, ukareka ibyaha, kuko buri muntu wese azi ikibi n'icyiza mu mahitamo Imana yamuhaye. Uyu munsi wowe uzi neza niba wakoze neza kandi uzi niba wanakoze nabi, kandi wowe ubwawe n'umutima wawe uhamanyije n'umutima wawe uba uzi neza icyo wakoze. Niyo mpamvu buri muntu wese yakizwa kandi agakira indwara y'ibyaha, yaruhuka akabona amahoro atangwa n'Imana adatangwa n'iby'isi. Satani nawe ntabwo yicaye afite uburakari, arashaka cyane gukurura abantu benshi bubaha Imana abagarura mu bitagira umumaro, ariko niwemerera Mwuka Wera akakuyobora uzatsinda Satani n'imigambi ye yose n'imirimo ye. Reka dusenge Imana kugira ngo ikomeze itsindagire kandi ishimangire ijambo ryayo mu mitima yacu ariho ritura, kuko yaravuze ngo nzandika ibyanjye mu nkingi z'imitima yacu. Ijambo ry'Imana cyangwa ubuturo bw'Imana ni mu mitima yacu. Niyo mpamvu iyo twakoze neza turabimenya, niyo twakoze nabi tukabimenya. Reka tugerageze no gukorera Imana tuyitinya kandi tuyikunda. Turi mu gihe cy'iminsi ya nyuma, ngo ni ubuhenebere bwatewe no kwimura ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka buba bwatewe no kwimura Imana mu mitima. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Reka dusenge. Bana nanjye muri uyu mwanya wo gusenga kugira ngo Imana igire ikiguhindurira ku mateka yawe kandi yongere ikuremere ubuhamya bushya. Uyu munsi wari warakijijwe, wari umuvugabutumwa, wari umuririmbyi, wari umukristo, ndetse wari n'umuntu witonze wubaha Imana. Naho waba utarakizwa, hari abantu bubaha Imana bataranakizwa, bafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo, naho bataremerera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kandi bafite uburyo babanye n'Imana by'umwihariko ubwabo. Niba uri muri abo ngabo, ndakwifuza kugira ngo ukomeze uhamanye n'umwuka w'Imana, udatesuka ku ijambo wiyemeje. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Rero tugiye gusengera kugira ngo Imana yongere twuzuza imbaraga zo gutsinda no guhangana n'ibi bihe biteye ubwoba byo mu minsi y'imperuka, ubu buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, aho abantu bamaze kwigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wabanye natwe mu minsi yatambutse. Yari iminsi iruhije, yari iminsi igoye, ubwo abantu benshi bayigendeyemo abandi bagapfa. Twahuye n'ibyorezo, duhura n'intambara zinyuranye, twahuye n'ibihe bikomeye byanyeganyeje kwizera kwa buri muntu wese. Ndakwingingira rero kugira ngo ubwo wabanye natwe ukaturinda muri iyo minsi, wongere urinde abantu bawe. Hari abatewe ubwoba n'ibihe duhagazemo, hari abatewe ubwoba n'ibiza bikomeje kuza, ariko niba wabana nabo ukaba mu mitima yabo, Mwuka Wera akabuma kubashyigikira akabayobora, bazatsinda kandi bazanesha urugamba rwo ko Satani akomeje gutega imitego abantu bose. Uyu munsi wa none rero twaganiraga ku byanditswe byera biri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Paulo yandikira Timoteyo mu gice cyaho cya 4. Tuhabonye amagambo akomeye adusaba kongera kwiyungamo imbaraga kugira ngo twumve ubutumwa bwiza buzima kandi tubwirize ubutumwa bwiza buzima buva kuri wowe Mana, kuko ari wowe ufite byose mu biganza. Ngo twebwe ubwacu naho twakemera kurenganywa, ariko tukagabura ibyawe neza, bizaduhesha amahoro. Turagusabye kugira ngo ushyigikire ijambo ryawe ritambutse, abazaryumva rizongere ribungemo imbaraga. Kandi rwose pe niki si ikeneye, kuko ubwo tugeze mu bihe bikomeye by'imperuka, ubwo tugeze mu buhenebere, icyo dukeneye ni ukongera kubwiriza abantu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo duhugurane iminsi yose bikitwe umunsi. Ngaho bana natwe urusheho kutunezeza, urusheho kuturwanirira, urusheho kutugirira neza. Igihugu cyacu gikeneye mwami imbaraga, igihugu cyacu gikeneye ababwiriza butumwa bazima, igihugu cyacu gikeneye mwami abakumenye by'ukuri baguhamya imirimo yabo ikagaragaza ko mu isi cyangwa se mu Rwanda hari Imana ikorana n'abantu bayo. Bana natwe rero urusheho kongera kuzuza abantu Mwuka Wera, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa bundi watugeneye bukomeze kurushaho kutubatura ku bubata bw'isi ndetse n'itegeko ry'isi, ahubwo turusheho gutumbira amaso yacu tuyahanze mu ijuru. Ngaho bana natwe muri byose, shyikira ijambo ryawe none n'iteka ryose, murengeze mwiza. Amen.